Murigo Samu, my guy from village kabisa since day one. Man, twarakuranye twari mwijuru ngiye murayo. Mwereke Timoteyo. Iyi ni inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda, inkuru iteye amarira ku buryo udashobora kubyumva. Nongeye kugusuhuza rero wowe ukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. Uri kumwe na wa musore wanyu rero uhora kuzana amakuru agezweho cyangwa amakuru ari update na wundi ni Bahati Chris. Muri iki gitondo inkuru nshaka kugezaho ni inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda, inkuru ibabaje cyane, inkuru y'agahinda. Abantu benshi barimo baratamarira ku buryo bubabaje cyane. Na yindi nkuru rero nkuzaniye usibye ko ni inkuru y'agahinda cyangwa inkuru ibabaje cyane yakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru y'agahinda abantu benshi barimo bababaye cyane ku buryo kubyakira bigoye cyane. Nkomeza no kwihanganisha abantu benshi cyane twabuze umuvandimwe. Uyu musore mureba ahangaha, uyu musore ureba aho ngaho ni umusore warukiri mutoya, umusore w'imyaka mike, ni umusore waruzwi n'abantu benshi, umusore wari ufite umutima w'urukundo, umutima wo kugwa neza n'abandi, umusore wabwiraga ikintu cyangwa watabazaga ahantu hariho hose ugasanga arakumvishe cyangwa se aje yihuta. Uyu musore rero ni umusore wari umuvandimwe ukomeye cyane ku muntu musanzwe muzi cyane igihugu cyangwa se mu Rwanda bazi cyane nka Yago. Uyu ni umuvandimwe wa Yago, umuvandimwe wa Yago ubyumve, ni umuvandimwe wa Yago mu buryo udashobora gutekereza. Uyu musore rero, uyu musore ubwo yitabaga Imana byateye abantu benshi agahinda. Yago niwe wa mbere wahise ushira inkuru hanze cyangwa se ubutumwa hanze, apostinga yanditse amagambo ababaje, amagambo ateye agahinda n'utu emoji ndetse n'udutima duteye agahinda cyane. Reka ubanze urebe amagambo Yago yashize hanze, amagambo ababaje cyane yanditse avuga ati: nawe bijya bikubaho cyangwa ninjye bibaho gusa? Bibaho ko umuntu agenda yitabye Imana ukumva ajyanye igice cyawe? Rest in peace my G. Ati ngo rest in peace my G, Murigo Sam. Ruhuka mu mahoro muvandimwe. My young man again. Nzakomeza kandi uzishima ku bwanjye. Nzaguhesha ishema aho nsigaye nubwo bigoye cyane. Ayo ni amagambo Yago yandikaga ubwo yaburaga umuvandimwe we Sam. Aya ni amakuru ababaje cyane kuri Yago. Yago arababaye, abuze umuvandimwe w'agaciro, abuze umuntu wari agaciro mu buzima bwe, abuze umuntu wamubaga hafi iyo yabaga ari mu bibazo, cyangwa dore ko nta muntu ubura ikibazo. Guys, icyo nababwira mwe dusigaye, tugira umutima wo gukundana, tugira umutima w'ubugwaneza, umutima w'ubwuzuzanye, kuko ntago tuba tuzi ejo hazaza ese bizaba bimeze gute, ejo hazaza ese tuzaba turihe. Reba nk'ubu ngubu niba ndimo kukubwira ko Yago ababajwe nuko abuze umuvandimwe we. Uyu Sam urimo urareba hanga, uyu mwana w'umusore witabye Imana, ni umusore sinzi ukuntu nabikubwira, ni umusore wari ufite umutima mwiza, umusore wari ufite umutima w'urukundo, wakundaga abantu. Amafoto yenda kubwiza ukuri inshuti yanjye ko nta hantu utayasanga, nta muntu utapostinze ifoto y'uno musore, nta muntu utayishizeho bitewe n'urupfu rw'uno musore. Dore ko mu gihe gishize nibwo yashyiraga amwe mu magambo ku rukuta rwe
cyangwa se ku nkuta nkoranyambaga ashyiraho avuga ati warakoze Mana kudutabara, warakoze ntiwadutanga. Aho yari arwaye kumbi ni amakuru yari afite yuko niyo minsi ya nyuma, nicyo cyari igihe cye cya nyuma cyo kugira ngo atabaruke. Ndakubwiza ukuri, Yago niko gahinda ka mbere afite niko gahinda ka mbere kamubabaje, agahinda kamuteye inimba ikomeye ku mutima. Gusa icyo nahumuriza abasigaye no kubabwira musigare mwihanganye, mwumve yuko nizo nzira cyangwa natwe niho tugana, ariko twe basigaye twige kubaho nk'uko bagenzi bacu babayeho cyangwa imitima baye bafite. Twige kubanaho, twige kumva yuko umuntu nimba ari inshuti yawe mufate nk'umuvandimwe wawe muvukana mu maraso. Ntabwo ari kuvuga ngo umuvandimwe wawe ni uwo muvukana mu maraso, ahubwo n'utari umuvandimwe wawe mu maraso yakubera umuvandimwe wawe, aho wa undi muvandimwe yakagombye kuba. Ubundi baravuga ngo ati ngo inshuti kurutira umuvandimwe, niko bavuga, umugani niko bawuciye. Rero guys, impamvu Yago ababaye nuko yarazi agaciro k'uyu musore, nuko yarazi agaciro k'uyu musore yari amufitiye. Niyo mpamvu agahinda kagize, agahinda kari ku mutima we. Ibi ndi kukubwira, iyi post y'uno musore naje kuyibona kuri post y'umuntu umwe nashatse gushyira hanze, umukobwa utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ati ngo Sam wari umwana mwiza, wari umusore w'umutima w'urukundo ugwa neza n'abantu, ati ngo sinzakwibagirwa, ati ngo rest in peace, ruhukira mu mahoro, Imana ikwakire aho waba warakosheje nabi cyangwa aho waba waritwaye nabi imbere y'Imana, Imana ikubabarire, ikuhageze cyangwa ikwezeshe amaraso yayo. Ubona ko ari amagambo y'agahinda, amagambo ateye inimba zikomeye cyane, kumva yuko ari umuntu w'agaciro uvuye mu buzima. Hari rero muribuka ubwo Yago yibwaga, bamwibaga channel ye ya Yago TV show, uyu musore muribuka no ubwo bongeraga bakayigarura, hari amagambo uyu Yago yasohoye cyangwa se yashyize hanze arimo gushimira uyu musore, amushimira cyane ku buryo udashaka kubyumva, amubwira ngo ati ngo wari umwana mwiza, mbere na mbere niwe muntu wa mbere nshimira mbere. Ariko nubwo nshaka kugira ngo nyasobanure, reka mbanze mbasigiremo kugira ngo ubanze wumve amwe mu gushima kwa Yago ashimira uyu muvandimwe we watabarutse. Ashimira umujama witwa muri Gosamu, my guy from village kabisa, since day one man, twarakuranye, twariganye. Abantu ndabizi ko neza, abantu bari bari bino video babizi ko twiganye tronkomeye, tukigana secondary advanced level, baramuzi kabisa. Muri Gosamu yambaye hafi, yandinze depression kuko nageze igihe nkajya niheba, ariko twari turimo kubana mu rugo, akajya mfasha, akajya mba hafi kabisa. Ndamushimiye cyane, abyumve ko rino nishimwe rye kabisa. Ngira ngo urabyumvishe uburyo Yago amushimira cyane, n'amarangamutima menshi cyane, amarangamutima uburyo arimo arashima, n'uburyo wumva yuko yari umuntu w'agaciro ku buzima bwe, yari umuntu w'umutima mwiza. Guys, ndakubwiza ukuri ko Yago abuze umuntu w'agaciro mu buzima bwe, kuko yari umwana mwiza, umwana w'umutima mwiza. Ndibuka ubwo umunsi Bravani yatabarukaga cyangwa se yitabaga Imana, uyu musore yarahageze abwira ijambo rimwe Bravani ati rest in peace my brother, ruhukira mu mahoro, tuzahurira aheza ni mu ijuru. Nkawe rero nk'uko wabyumvishe mu majwi ya amwe twifashije ya Yago, avuga yuko yamubaye hafi mu gihe yabaga afite agahinda, yamurinze depression, kugira ngo Yago yumve yuko atari wenyine, yumve yuko ari kumwe n'undi muntu umuri hafi. Rero icyo navuga cyangwa se icyo nakomeza nongeraho, icyo nakongeraho, abasigaye ndetse abari hafi y'umurambo wa Sam, mwese mukomeze kwihangana, Imana ikomeze kuba hafi yanyu.
mukomeze kwihangana kuko twabuze umuvandimwe, twabuze inshuti y'agaciro, ndetse nanifuriza iruhuko ridashira uyu muvandimwe Sam. Rest in peace my brother. Aheza ni mu ijuru. Imana ikomeze ibane nawe kandi ikubabarire aho waba warakosheje cyangwa se waracumuye imbere yayo. Ibyire